Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbaye ikaze ndetse nanabashimira mwe mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Uyu munsi rero umva niyongoje kubaza imbere ariko nsa n'ingegera, ako ntari ibintu ubundi musanzwe munuka nkihangana banuka abazi ko ndi cyiza ndi ikibado namwe muhora bivuga nkishima, ndabizi ko mubizi bamwe na bamwe. So uyu munsi rero nari navuze ngo reka nze kuza gukora ka vlog, tuganire menye ngo mumeze gute, tuganire ibyabaye ku munsi w'abagore, tuganire nyine. So ndashaka kumenya umunsi w'abagore wakugendekeye gute. Ese umugore wawe ku munsi w'abagore wamugenje ute, wamukoreye iki, wamufashije iki? Apana bya bintu abagabo mwihaye ngo ku munsi w'abagore ngo umugore ngo mwirirwa ngo mudutekeye ngo mukatwogereza ibyoma ngo mukagira gute. Babarira wa mugore we niba ku munsi w'abagore wari ufite umwana mutoya, umugabo akaba yaramwogeje umwana kumwe aba yikozeho ibikaka n'ibisusu, ukabuze ko wamwogeje, ukabuze ko umugabo yamwogeje, umenye ko uwo mugabo rwose aragukwiye. Ngewe rero umugabo wanjye, umusheri wanjye, umunsi w'abari n'abategarugori ntabwo yigeze antekera. Bakambatere story mw'abantu ubwo nahuye n'ibibazo, umva nazindutse ntetse mu gitondo cya kare, ubwo yatashye yasi ubwo mumbare atazabimenya yanyica, yatashye yasinze. Kunda tubyere mu gitondo nari mbiziko nyine umuntu wahora yaryamye yasinze akeneye aka breakfast kameze neza, akabasinzi nyine hamwe murabizi ahantu munywa amabyeri. Ubwo yaje yasinze, turangije tumukorera aka breakfast kameze neza. Ubwo murumva nyine nabyutse igicuku ntitaye ko ari umunsi wanjye, zinduka igicuku mbyuka mutegurira, ndamutegurira, maze kumutegurira koko mbe nawe akaba afitiye aga surprise ntabizi. Umva shu naga surprise namwe ndakabereka ndakabafitiye, arakampa birantungura byatari kuko urumva nyine yigira umuntu utazi kuganira n'abakobwa cyane, utazi cyane ibintu abakobwa bakunda, uretse nyine bya bindi namwe muzi umuntu wese atayoberwa n'iki. Ubwo nyine ibintu byo kuvuga ngo abakobwa bakunda iki, ayahe mabara, ibiki, ntabwo nyine akunda kwigira nkaho nta kintu aba abiziho. Ariko njyewe icyumvikana cyo aza akabara nkunda tu, nimba ari uko wenda ajya areba mu tuntu twanjye mwebwe mutabasha kubona, sinzi impamvu, ariko nkeneye kwisukisha shaho, umva nkeneye gusuka. Mwari mubizi ko mfite inshwiri zingana gutya. Umva nuko reka mbakomereza inkuru nanjye rero ndondogora kubi. Ubwo rero aba anguriye aka gift kanze nkabereke wo ku munsi w'abagore baguhaye. Dore ngewe aka gasakoshi ni keza, mutaza kukareba gutya, nagacaguwa, ni keza cyane do, ntabwo ari mangazi, nagacaguwa. Umva ni keza nyine, umva ni keza nyine namwe mu byumve. Ubwo rero ndashaka kumenya we bagukoreye iki, baguhaye iki, nyine mumbwire sha. Umva gusa ngiye narishimye nyine, yaramaye ku gasakoshi, amaze kukama ankorera na bya bindi, urumva. Mbese Jane, we ku munsi w'abagore baguhaye iki? Ngiye bampaye aka gasakoshi konyine, nyine bankorera na bya bindi, bampaye aka gasakoshi bankorera na bya bindi. Wafashe ibisanzwe ibyo gusa, ariko nizere ko hari ibyo utatetse babigutekeye, byaturutse ahandi. Abandi bana rero murabyumva ko bari ibintu byavuye mu kabari. Ngiye rero nabyutse nitekera, urumva nyine byarandebaga. Nababwiye ikibazo umuntu yari yabyukanye mu gitondo cya kare, nanjye ntabwo nigeze nigira wadanje, ko nyine nsanga aga surprise karahari. Ndashaka ko namwe muza kuza kujya muri comment mukandika wowe ku munsi w'abari n'abategarugori bagufashije iki, bagukoreye iki, wumvise umerewe gute,
wawenjoyinze gute mbese muri make. So ari nako kandi mbasezera mbabwira ngo mwakoze cyane kuba turi kumwe kandi mukomeze stay tuned tube turi kumwe turaza kuza kugumana n'ubu ngubu hari ibintu ngiye kujya kubaganirizaho. Thank you, ciao ciao.